Sha nakubwiye nunkore kubita basi wankoze nka cyangwa kwibere man so nago mbikunda uko manumva uri kuntera nkamaho ariko kwibera ukuntu nibuka ibihe bya kera nkumva ni neza bintu nk'ibi niko nyine nagazi ko nyine ndi nyine nanjye nyine narubwo mbifata nyine nk'ari umwana wanjye niyo duhuye mu muhanda gutya dushobora no guhura nge nawe turi kumwe ntihagire numenya ko twanabonanye nta muntu ujya uvuga ntabwo njya mvugana nawe Yes, reka nongere mbashimire nizere ko mumeze neza nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ibyiza byose Uwiteka atanga bikomeze kubabaho nende ufite isoni muri aba bakobwa batatu ku muntu uri kureba mfite umwe babiri batatu reka mere hano karaba karaba bantu karaba ariko nawe karaba oya yes nizere ko mumeze neza nyine gahunda ni yindi abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubufaransa Ubuholandi Ubwongereza China ibihugu byose bigiye bitandukanye na za Canada nizere ko mumeze neza nizere ko gahunda ari yindi yes rero ubu mfite abakobwa bose ni abakobwa ba Vidi Frank bit byiza amakuru ni meza ufite isoni oya so mbere yuko dutangira ikiganiro twebwe iyo abantu baje turabanza tugasenga mwadusengera Imana iduha umugisha twese hamwe ko tugiye gusenga niteguye gusenga none isengesho bigenze ute ngo dusengere nyine bigenze ute nakomeza dusenge adusenge dusenge neza abantu usuko no mukobwa atazi gusenga ntabwo yes nizere ko rero abantu banje mumeze neza gahunda ni yindi amazina yawe witwa nde nitwa Nigena Yvonne uri kavukire yego uvuka mvuka ku murenge wa Gitega uri umunyagitega hano hakurya za Nusa za Muheniyo yose iyo na za Nyamirambo yes wowe bakwitana nitwa Tony yeah Tony mperuka ushaka icyana ndabona none wabizanye wowe bakwita ni imizigo gusa anje banyita Fanny yes rero mwabyiyumviye ndi kumwe ngo nimi imizigo asemewe nago ureba ko nuko nsige ewana isengesho ryangezeho nyine ni kwa gutuza ariko nta kundi iyo biba nka mbere gaturebe cyo kora kino napfa kujyamo ariko no kujyamo ukizungu ariko ubu nyine nta kundi urabibona ariko ubu nsigaye mfite umukunzi ewana Imana yarandemeye nyine Imana yarakuremeye yes watubwiye ko uri umwana wo mu Gitega umeze neza umeze neza urakomeye ariko ufite isoni oya nta soni mfite ni iki cyambwira ko udafite isoni cyangwa nta soni mfite ngewe sure haguruka utubyinire hano ntabwo nzi kubyina bukera si ibintu byanjye kabisa ntabwo nzi kubyina yes ufite iyihe mpano muri wowe ngewe ndi impano mfite numva yambamo no gukina filime ariko kubyina byo wapi kubyina wapi ngaho nimba ufite impano yo gukina filime aka kanya turira turebe warira yes nabishobora warira amarira ugatuyabona aka kanya kandi seri urarize seriyese cyakagize gutya ngo ariko shari feka yes wowe umeze neza neze wese n'ubwa mbere uje kuri kamera za Yawe TV ako ngo nawe umukobwa mwiza uba muri Kigali ko baharira wowe iyo wigereranyije mu bakobwa bateye muri Kigali ubona uri nk'umukobwa wa kangahe mu bakobwa beza baba muri Kigali wenda nduwa mbere gutere kuko nyine niyumva kuko nizi wiyize ute se ndiyizi ni igiki kizuzi wifiteho ikintu kiza nzi mfite se kuri njye ku muri wanjye duhereye kwino hose tukazamura shaniziho ibintu by'amabuno ibintu byo gutera neza ibintu nk'ibyo nyine burya byanga byakunda ugomba kuba uza akantu kamwe yibura ufite Imana yakuremeye kandi mbese nta gutandukira
uko nyine uzi mwese noneho umwihariko muhuje mwese mufite tatuwaje ku matako yanyu kandi muyafite ku kaguru kamwe. yalla urabizi sha ntago ntari mbizi uzi kuko ari byo dore niki cyane yewe we nibwo nkibibona siko bihuye nabibonye kabisa. Fani umeze neza? meze neza nta kibazo. Umeze neza cyane. Fani wowe ufite ihe mana? Mfite impano yo gukina filime, impano yo kuririmba, ibintu byose nyine hariya tu hose ndiyamenye. Twagiye turirimbire noneho nimba ufite impano yo kuririmba. Nutushwe n'ababyeyi yuko buri wese yigira nahagaritse imiteto nibyo kwirirwa imuhira nta gutega amaboko sinshaka ikiruhuko imbaraga mfite sizo kwirirwa mu micuko nk'ingiyi kareka nta mwanya bambifite ibyo ngibyo sibyo jana ko karahagije. Ubu nukuvuga ngo uyu nagahinja kuri wowe wamubonye sha uragahinja urabyemeye? Kare uyu nuruhinja kuri njye nta mwanya bambifite kwirirwa mu micuko. Rero ngiye kunkora ku bitugu basi utankora nko kwibere biranje na cyane birambangamira rwo meme wakora kwibere cyangwa se iyi ndirimbo none nayihangiye hari akandi no karimo kavuga ngo washunyiyemeraho uvuga kutikoraho unyizeza ibitangaza byo ugiye kungezaho wubatse taje ku munwa uza kubura ukugana ngugira inama uravuga ngo umubebe ntuwikina mani reka nguyu ni mubi cyane sha nakubwiye nunkore ku bitugu basi wankoze nka cyangwa kwibere mani so ntago mbikunda uko manumva uri kuntera nkamaho ariko kwibera ukuntu nibuka ibihe bya kera nkumva ni neza bintu nk'ibyo abamvangi ado yamo harimo yanjomba nyine. Ubu nukuvuga ngo wowe urakakanya imbere ye yakwisaga hinja nimba yari uruhinja iyo niki ndi yawe nyine na ni pepe aracyari muntu uri yawe noneho sinanavuga aranitunze urunani bwana amenya ko ego no mu bebe. Ese wamubajije uruhinja icyari cyo uruhinja kwanza musobanuze mu ruhinja gute kwanza uruhinja gute kwanza Fani wabwira uno ruhinja niko nyine ariko mbibona ari ikintu ariko birenze kwemera nawe wanabibonye winakimukozaho mikoro ari ikintu kubera icyo uvuga ngo ari ikina si umukobwa mwiza ni mwiza ariko kuba uri mwiza ntago bivuze kwikina ngo uvuge ngo bino bibebinga ibiki n'ibikingwerere wapi wana akuru uri umuraperi ufite indirimbo wasohoye ndazifite 3 ariko ubu ngiye kuzandirimba Kenya Trap ari umuzigo mbabikiye rero ari umuzigo mbabikiye nyine bayavuga ngo Bruce Melody ngayimba ibishegu ngo ba mico ibiki uzi igishegu nzanye ariko nawe ubwawe uri igishegu wapima inago ngindi igishegu iyo ndirimbo yitwa Boy nyine nayihangiye nyine umuntu w'umuhungu mari nyine 40 yanditse ejo bundi ariko nyine nakababwiraho gato nyine yitwa Boy itangira Boy biroko cyangwa irange nkuremera itoso no se nyine cyangwa irange nkuremera itoso twagiye ngo bayita ni Kenya Trump ngo bayita Boy twagiye nyine nago ndayinonosera neza fresh twagiye mwebwe muzayibona nyine ako kantu kakavuga ariko nuituseka twagiye nyine yitwa Boy Boy biroko cyangwa irange nkuremera itoso ko yiseka okay man ntase tumukubite kosora bebe ni umubebe ubwo wirangubitireho gacyambe numva reka nje nago ndi umuhanzi ma kandi niba uzi yuko akanya utari umugore wanjye nongeye kunkoraho gutyo unanyegeza kuko nje nagutera intoki n'imbere ya kamera ugerageze nje sibyo bebe gake naho ngiye nta mpano yo kuririmba nzagowe nagomeza turapire nkuko abizi iyo mpano yonyine yo kubwira ayese rero ndi kumwe na Pasteur Kazi ndagira ngo wenda atubwire Pasteur Kazi gusenga man yes nabone umwana atari mu Pasteur uyu mwana nyamara siba kwigisha rati mico mibi wapi naga imico mibi biranshimisha wenda bituma hari icyo nayimenya ariko wambwiye kuri kavukire uri kavuki yego ni iki cy'abantu bakuzeho ngewe ndi kukubona ko witonze nyine iki cy'agatende iki cy'abantu banziho cy'igitende cy'agatari se navuga ko ari nk'igiki kuko ubu nta muntu nzi kuko aribwo mbasha kuba aribwo n'abanyijya kuri kamera ubwo rero nshaka kukubaza ko witonze ujya gufata umwanzuro ngo bajye kugushyiraho tatuwaje hano ku kibero
byakujemo gute byagenze gute uritonze cyane tatuwaje byakujemo gute kugira ngo bayigutere nabonye abantu bafite tatuwaje nkabona ni byiza nanjye bituma nyikunda ndavuga ni nanjye nzayishyirishaho wumvishije ari byiza bayigushyiraho wumva gomeza biraryana yego ariko nyine urihangana aho tubwira uburyo warize nimba byarakuriye hoya ntabwo narize narihanganye nyine ndashinyiriza warashinyirije wari umeze ute se nyine nabirenze narashinyirije birarangira ugenda uvuga ati nanjye mfite akantu k'agasere hoya ntabwo nagashyizeho kubera ubusirimu ahubwo nagashyizeho wenda kuko ngakunze kandi n'abagafite nkabona ni byiza ariko riremba no mu rusengero byiza ntabwo ndirimba wagira ngo akuririmbe yewe nk'udukora hasi urahombye rero tuzajye mu ijuru sha nukoresha bebe sho ntabwo ndirimba muri muntu uze muri korali sha ariko ubwo uri kumwe n'aba bantu uzagenda umenyera iyi si ntabwo isakaye uri kumwe n'uyu muntu witaga n'icyo utakoraga uragikora si wowe mbere y'uko uba umurezibiyeni wari umurezibiyeni uracyari we cyangwa warabiretse oya muri iyi minsi ufite umukunzi ndagira ngo uduhenuza ndagira ngo uduhe testimoni yawe n'aba muri kumwe hano ubabwire ibibi byo kuba umurezibiyeni kandi uri umukobwa ibibi byo birimo mbanze mvugeho ibyiza mbanze mvuge ibibi ibyo nshaka uri umurezibiyeni nyine biraryoha pe biraryoha kureba ibere nk'irihagaze ariko ukunda amabere misha mana yanjye we nyine narakijijwe hari umuntu wasensengeraho uko nyine ariko ubundi nicyo kintu nagombaga kureba ngo ati uri mu baby ubundi bere ryo rimeze riti ubundi hari ukuntu urifata gutya nyine abantu ukajya wumva birimo byinjira kwa kundi umeze nk'umukanishi uba ufashe ikintu cy'igipine akijyanye kugishyira mu modoka ngo agitere abantu nyine urabyumva ukarifata byari byiza ikindi hari ukuntu umuntu aba afite iminwa nyine sorry nangiye kuyifataho hari ukuntu umukobwa aba afite iminwa imeze neza iminwa urabyumva nawe mi ewana akubwira uburyo ugirira santima umukobwa mugenzi wawe iminwa arakijijwe Mana iramfashije nyine gusa mbere urumva byari byiza ariko ari mu buyobo satani nyine satani iramanuka ni ukuvuga ngo satani yakwaritsemo kugira ivubi neza umva yamavubi nk'igihumbi ubu wumva uri nk'akavubi kameze uko nyine nawe ibaza amavubi igihumbi ni ya satani mbi cyane ariko isengesho ryaramanutse riramanuka buri imana irakomeye cyane biba birarangiye utari igihombo ku babyeyi nyine wambajije ibibi ni byiza ibibi nono mana we uzimere ntago bakikubara mu bana be ntago ubukira umukobwa mwiza muri urwo rugo muri karitsiye ntago ubukira umukobwa mwiza none nkanjye w'umubyeyi ntago navuga ijambo mu bandi babyeyi ngiye kwishyurira umwana amafaranga y'ishuri ntago najya imbere ngo mvuge ngo reka nyine barancaga bakubona nk'ikigara nk'ikintu nyine kiraho nk'abakobwa rero icyo nababwiye ntibazigire bayoba kuko ubundi ikintu gikuru urareba amatako nk'aya nakoresha nyagasani urumva ukavuga rero iri takora ariko nyine nyagasani zabagenderere urumva nk'uyu nguyu cyakoze uzibona wowe uri ukomeje hari uzi hoya ntako oya sowi ahubwo nyine hari uzi wakoze hari ukuntu nyine hari ukuntu urumva hameze gutya hameze utubwo sinzi ukuntu nyine hameze urabona urutoki cyakoze uzi niba uzi bwa bunyerere byari ibya mbere ariko nyine ntibazabijyemo bajye bareba amatako batuze gusa nyine ni kwa kuntu baravutse nanone wisanga ubundi bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo nta muryango ubura ikigoryi wari warabaye ikigoryi mu muryango ikigoryi neza si n'ikigoryi ni ikicoce se ni igiki ngavuga uko ushaka sinzi icyo ari cyo
kuko urumva Mary ntago yavugaga umusaza ntago yavugaga inshuti wapi nyine bambonaga gutya cyetse wenda iyo mpita ko mva muri Afrika nkajya nk'iburayi ndabyari kunkundira nkabaho ubuzima bwanjye ariko nyine ni bibi ntimuzabijyemo sibyo bebe yo ufite n'ibintu wamyiza rata ntuzabijyemo ujye umwana mwiza urebeye ku rukunde abatipe sibyo umva bubu bubuti uzajye sibyo rata yakugira ukuguru hano gato yaturebe oya ukuguru wende kubwe rambura neza ariko aha urabona kukuguru afite amoemi wabonye data we Ayo maya bayita ngo iki mu gifaransa meshaje rero by'ifaransa rero mu giswahili oya shabi sijui kabisa oya mu giswahili gusa nimbre cyane nimbura fo nimbura bajye bitonda baba bana beza nta bintu nyine byo kugira abahungu ubu nanjye rero icyo nenge kubwira yewe mfite agatosa yo gucyuta bambajije mfite agatosa urabona ko njye ndi munini ni kakani noneho kanyifatira gutya kakaza kakinjiramo uzi nukabona uzavuga burya Tony wahisemo neza akoro niko ufite muri iyi minsi ibyo bintu umva baransengeye bijya wese nyagasana aramfasha ubu meze neza na ibyo ngo ntuzongere kubimbaza rwose kugira ngo rero abantu babone ko wahindutse wavuye mu burezi bien kandi Imana ihabwe icyubahiro amina saba ababyeyi imbabazi kuri no kamera yawe ndabanza ku mana mbabarire mama nawe ndagusabye imbabazi mwese mbabarire n'umwana wanjye ndabakunda sibyo menya bambabariye ugira amarira ngo sha mana we na yarubeshwa ugira amarira nta marira ugira emi ndayagira pe uko bibabaje emi nukuri Imana ishimwe babyumvise ufite umwana w'imyaka ingahe umwana w'imyaka 3 umwana w'imyaka 3 wumvaga umurage uzaraga umwana wawe nk'umubyeyi ari nk'uwuhe icyo kintu ko kwese kukimbaza kuko byanteraga agahinda nyine n'umwana no kuba muvuga ngo uriya n'umwana wanjye yari umuhungu ni umuhungu sha narabitinyaga nyine ntukajye ubimbaza iby'abana kuko ashobora no kubona ati meni burari kuri kamera bose umwana akageca ati ukamuhamagara ati mwana wanjye ati reka wori meri w'icyohe hoya akabihakana akanyita Tony mu izina umva ataragahinda akavuga ati atari ukugusha ati mama wori icyohe mbega kugusha mu mvura y'ubunyerere ya indi ya danje biragakubitwa n'inkubi yo ya ubire nyine byo bibabaje semewe ntago ubyumva rero ndi kubona pasiteri hano uri kubimubwira nyine ukumva ageze ubwo yabonye nk'idayimoni yaturutse pfiriya urumva nyine ari kubona umva ni pasiteri ari kubona nk'idayimoni yaturutse pfiriya zamuka payicara rata pasiteri wumva uyu muntu ari kuvuga bino wumvaga ubundi ko ibyo bintu bibaho umwana ibyo ntabwo byanunga kuko nanjye mfite umwana ndi umufiyemeri nawe uri umufiyemeri ngo kihofe yego reme wambabare kwe nawe uri umufiyemeri bawihakanye umwana uri umufiyemeri wa PM ako kutiri kumbaza ibintu byinshi nta mwana ufite aba babiri n'abafiyemeri yewe umva rata ndawufite ufite umwana ese ko hari umwihakanye saba imbabazi atura vuba pastor wamusinye nk'agasengesho gato yamusinye nk'agasengesho gato man mbabare kuba mbeshya imbere y'aba haleluya abagaragu bawe umbabarire wa mana kunani hakana umwana wanjye amina none se cyamaye nka data ufite umugabo mubana nta mugabo mfite ufite umugabo mubana ngende kuvuga ko mfite muri Miss bari kunereta ntago mbaranjana ufite umugabo mubana oya ki kandi mwese mukina mu butumwa bugufi Rwanda Bararize kandi ugakurikira comment subscribe share byose nuko nari kubona video Frank mubaze ubundi filime yo kuyikina uretse keza urimo niwe udafite umwana nakunda abakobwa
muri make ndabyumvise muri make yikundira abakobwa nyine icyo nkubwira abafemeri ni wa mugisha Imana iba yaratumanitseho pa ubwo ni Imana yamuze ufite umugisha uzi umugisha mfite yewe data we iyandemye irabizi yes yakuremye irabizi ngerekane barize pastor umunsi wa mbere uryamana n'umuhungu uko nkubona witonze kandi ukomeze byagenze gute umunsi wa mbere aryamye n'umuhungu nibwo wahise usama cyangwa yes umunsi wa mbere aryamye n'umuhungu nibwo nahise nsama wamanukiye ujya mu kabande ntago mbizi ko uterura ibido ntago mbizi ko byagenze nge nisanze nyine byabaye wisanze watwite oya nyine nisanze byabaye niko nabivuga ako mwese abantu bo mu butumwa bugufi yakamwana yarabanduje gute none se uyahagurutse ajya Nyarasaze nshaka kukubaza we wisanze watwite umunsi wa mbere wahuye n'umuhungu ni ibintu birebire twibwirire ni birebire cyane uyu nawe yatubwiye uburyo yavuye mu butinganyi twibwirire byagenze ute nukuba nari nyiri umwana sinari nzi ibyo ngibyo ibyo ari byo ni ukuvuga ngo wowe wari ku kabuto ka Adamu na nta kibazo nzakumenya n'umuhungu ansaba kumusura ndagenda ndamusura bisanzwe nyine birangira bibaye nyine ndatwita uratwita aho mbwira ujya kubwira mama Tima ndatwite wamubwiye ngo iki ntabwo njye nabivuze narabicecetse gusa mama ntabwo twabanaga n'abanaga na papa bimenywa n'abandi ariko papa bimenye nyuma inda ari nkuru nuko nyine n'ababizi ababyeyi bahise banyanga niko nabivuga yumvise ngo ntatwise ahise anyanga azi kuzamuzanira oya ibyo si niwatindaho none se warabyaye bw'inka nibayiguha warabyaye bw'inka nibayiguha uzi kuzagendera agasozi ariko reba pastor yatwite pastor irebe watwite nawe ufite umwana w'umuhungu nawe n'umuhungu nawe kandi n'umuhungu ni umutoto ariko nagazi ko ndi nyina mari nanjye nyine ntabwo njya mbifata nyine nk'ibintu nyine mwese sinzi ukuntu nabigusobanurira ziba mfashe ingufu ndi umwana mutoya ngiye kwimura intebe muretse mwihangane nyine muri kamera nyibwirira ngo ntabwo umwana wazi kuri nyina azi kuri mukase oya azi ko nyine ndi fanito biri aho nyine kuki utemera ko umwana wawe akwita mama nyine ntabwo nyine mba numva bitandimo nyine kubyakira byarananiye nyine njye bamfashe ku ngufu nyine niga segonderi ufite imyaka ingahe mfite imyaka 16 ubwo bagufashe ku ngufu cyangwa waragiye umva njye ntabwo nabeshya mani gusa naba mbeshye n'abantu bose baba bambona banabizi na mu rugo barabizi sibyo okay umwana nyine ndatwite ndakomeza ndiga umwana nyine baramutwara ko baramujyana kwa ko nyine bashaka nyine kumufunga to birarangira umwana nyine baramujyana kwa sekuru ni Kanombe nyine baramurera ariko nyine ndangije kwiga nyine ntabwo nari kubana n'uwo nguwo ntabwo byari gukunda ntabwo nabana n'umuntu wamfashe ku ngufu yego twarakundanaga niyo muhungu wanjye mbere nakunze nyuma nyine mbona afite imico mibi ndamwanga nyine amvamo twarakundanaga nyine turi inshuti nyuma nyine njye kwiga nuza ikibiza kibeho nyine ahantu nyine ndahabona iyo ngiyo nigaga ahantu bita indago indago hari hafi ya stade yes nyine ubwo nyuma nyine ndataha nyine mbeshye ko yarwaye nyine naramwanze n'undi yaramvuyemo burundu nyine kwa ko ngiye ntabwo najyaga nkundana tu numvaga nyine atari ibintu byanjye nyine birangira mfashe ku ngufu nyine iwacu ndabibayisha babimenya ndakomeza babimenya nyine ndigeze nk'amezi 8 nyine barahura nyine nk'umuryango ufite umwanzuro umwana bajya kumurera ariko nyine nagazi ko nyine ndi nyine nanjye nyine narubwo njya mbifata nyine nk'ari umwana wanjye kubera iki tubyite ko ari igikomere wagize muri wowe kuba umwana watwise amezi 9 ukaba utabasha kumwita ko ari umwana wawe si ikibazo gikomeye njye ntabwo njya mbyakirana neza ntabwo njya mbyakira nyine happy nyine nanjye ntabwo mbizi nyine gusa nyine ubu ngubu nyine araza mu rugo akadusura bisanzwe ariko ntabwo asiko ndi nyine biraho nyine nanjye ntabwo njya mbyakira sinjya mbyitaho none se uzamuhisha kugeza ryari we nyine baranabimubwira bakumva ngo uyu ni mama we nawe agaseka nyine ni mama afite imyaka 4 ubu ngubu ufite imyaka 20 ari hafi nyine kugira nk'itanu ntabwo mfite 20
nubwo bya bintu twatangiye bisekeje ariko ndumva none aho bigeze ntangiye kubabara. Wowe se byagenze utera? Birababaje nyine ho iyi nkuru irambabaje pe. Nagufashe ku ngufu. Kare ko ngiye bamfashe gute kare. Nagiye none nari inkoko nanyweye ibintu byose nahaze kandi ndatanga ni bamfashe ute. Kare ubu umwana wanjye arani mbura hagati dore kabisu ni mama. Uyu niwe pe. Uyu. Baze bamfashe. Iyo wumvishije inshuti yawe cyangwa umuntu mukorana mu kazi afite testimony imeze gutyo yuko atabasha kuba umwana wazi kari mama we, nkawe nk'umubyeyi ubyumva gute, ubifata gute? Umva birababaje gusa ikintu musaba nagerageza uburyo bwose bushoboka umwana azamwakire kandi yumve ko ari umwana we, kuko ikintu cya mbere umwana ntabyo yarazi, ikindi cya kabiri ntago ari se, ikindi cya gatatu ni marayika. Nambabarire uwo mwana niba baramufashije bakamurera kandi bakamufasha kuva mu ibyo bikomere, hari n'abaganga rega burayemi barahari bagufasha kukuganiriza, nanjye nabishobora ambaye hafi ku buryo yumva umwana karuwe mbe rwose kandi akamukunda noneho ndebero ufite meri nk'uyu koko yegegegeje ni gute utajya umutaka mana we, gusa birababaje emiyo. Ariko muri wowe haritsemo uburyarya bungana? Oya ni ukuri birababaje emi, iyo nkuru Yesu we emi, ibaze iyo nkuru ngo ntago amwana bizina nubwo yiyakira. Oya emi nta buryarya, ahubwo ni ibintu biteye ubwoba. Yawe n'umutima wanjye Nyagasani, kandi ikindi yazajya asenga hari sengesho rya saa 9 rirasengesho rirafasha nimwe ukuntu azajya asenga se mana we hoya ngiye ni gutya. Mana nziza aya masaha oya ndasinzireme kandi buretse gato. Mana nziza, mana ikomeye, aya masaha iki gisaa 9 ndi imbere yawe, kandi imbere yawe nuko ndi umunyabyaha, ariko ndagusabye dawe reka unyeze untunganye nk'uko ubabarira abanyabyaha. Dawe hari icyifuzo mfite, ariko nyiringabo ni gute naba narabyaye umwana waramuremeye mu nda yanjye simbashe kubona ko ari umwana wanjye nyiringabo papa, ndashaka umunkundisha. Haleluya mana nziza, ndakwingiza nicyo cyifuzo mfite kugira ngo bashe kumfashiriza umwana azajya amenya ko ndi umubyeyi we, nanjye mubone nk'umwana wanjye. Wo dayimoni waje ufata ku ngufu ndamwamaganye mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo ndahamagara imbaraga zawe ziture muri njyewe. Dawe urakoze kubyumvishe, ni we Mana ikomeye, mu izina rya Yesu Kristo amen. Nakubajije muri we haritsemo uburyarya bungana? Uyu muntu urabona atari indyarya? Birenze bunumiwe ngiye nagize ngo ni igini ryatorotse irimbi. Wagize ngo ni igini? Yes, watubwiye ko mwana ngiye rero mise numva ko tugomba kugirana ikiganiro ngiye nawe cyihariye, wenda abantu ukabaha iyo testimony. Uwo muntu wagufashe ku ngufu yari umwarimu, yari umunyeshuri, yari deregiteri, yari meya w'akarere, yari iki? Yari umutipe aho ngaho usanzwe nyine, ariko we yari mukuru cyane nyine, yarangije kwiga afite n'akazi nyine. Yafite nk'imyaka ingahe? Afite imyaka 25. Afite imyaka 16. Uwo murushaga imyaka ingahe? Ese emi rasengesho yaryumvishe cyane ntago jya senga? Yaryumvishe. Oh Mana ishimwe, nta buryarya, ni ibintu bivuye ku mutima wanjye nk'umubyeyi, ni inama z'umubyeyi. Ego Pastor, wowe uri hano uri hano wumvishije mugenzi wawe, wowe nawe wabyaye ufite imyaka 16? Yanjye ari 15. Njye nabyaye mfite 15, uwo mwana wanjye agize imyaka 8. Ubu mwana wawe umurusha imyaka 15? Yego. Wowe byagenze gute? Watubwiye ko wagiye gusura umusore, we nawe yagufashe ku ngufu waramuhaye tu? Ni ukuvuga ngo nari nyiri umwana pe, nari nyiri umwana narame no gupfundura amabere. Oya wenda tube tutwaye turimo akaje dutoya nyine bimwe by'abana, ariko nabivuga gusa wenda
hari ijambo gukoresha gufata ku ngufu niyo byanabaye ntabwo wenda wabishyira ku mugaragaro kuko hari igihe wenda bigira bishaka kugira ingaho wenda nko kuri waguteye inda si ngombwa gusa ariko nabyaye ndi umwana abantu bakajya bambona bakambwira nyamara ushobora kuba utwite nkabwana njye ntabwo byakunda kuko ndacyari umwana ntabwo natwita mbigira burage rero mu kubigira burage naho inda ni nkuru abayobozi ariko bakaba barabimenya akatangira kujya bancunga kugira ngo inda ntazayivanamo inda nyigumaho gutyo mbibwiye umutipa waneye inda ahije arambwira ngo nzabyare nyiheke kugeza izi saha ntabwo akatigeze amfasha kumurira nibyo nyine ndimo kugusobanurira umwana inda ndayitwita mba mu rugo papa ntiyabimenya papa aza kubibwirwa n'abantu ngiye kumva atashye yasaze ngo ni nde waneye inda ngo ibiki ngo ndatwite ngo ibiki mbura ukuntu mbigenza ubwo papa arambwira ati wowe ikintu ugiye gukora genda ushake inzu nako genda umushakire inzu wishyura ukwezi kumwe ugenda ubyare icyo kinyendaro kitazakenya umuryango yaje ndabwira ni papa rero ndumva umwana wanjye ntabwo ari ikinyendaro kandi natwe ndumva ugiye kumwita ikinyendaro natwe twaba tubaye cyo kuko natwe ntitubana na mama tubana nawe utazongera kwitira umwana ikinyendaro inda igera aho ngaho nyine nanga kugenda abantu bakajya bangira bakambwira ngo ntuzahave nuramuka wavuye nuhagaruka nazakwakira ndagenda njya kwa muganga mama ngeraho niwe wanzaniye imyenda niwe wanguriye imyenda ni nawe mbega wabashije no kugera kwa muganga nagiye kubyara anzanira imyenda naha mu rugo ariko ubwo muri icyo gihe nwite nibwo papa yagura guhaha neza yahise abihagarika akajya agura amateke n'ibijumba mwabware se papa kuki ugura nuza amateke umugore twitarya amateke ngo nzabyara mwana ukomeye nk'amabuye birancanga ubwo nza kubona mbona nabyo ndimo ndavuga ni rero ninguma gutya sinzabona imyenda yo kwambika umwana njya kwishakira akazi ko mu kabari ndagenda ndakora nwite mfite inda nkuru nkorera yewe n'umubosi w'ikiraya akayambwira ngo nimo yari afite inda ingana gutya nanjye mfite inda mwabware se bosi ubu ndaguha ufite inda nanjye mfite inda ubu uri hano turi bukore gute ati yewe turagerageza uricara mfukame ndabwanire kareka ibyo ntago bivamo ahubwo unyirukane ntago wanyirukanye aho ndakubikorera ko abakiriya barankundaga no mu gutaha natashye watabishaka ashaka ko maguma kuko nanaga inda y'imvutsi amaguru yanjye yarabyimbye ndavuga ni ntago nabyarira none hano mu kabari reka nahe nibwo natashye nsubira mu rugo ye papa nsobora no mu cyumba nsanga ibintu byanjye byose abisuye mu cyumba nkajya ndara muri salo no muri salo naza ko hankwa ngo nimvane ngo ikinyendaro mu nzu akajya turaza hanze tukajya n'umwana turara hanze ubwo ni mukaso atushyira hanze ngo nitushyire hanze ikinyendaro akajya abwira abakozi nawe akajya abwira abakozi ngo ntibakatugaburire ngo ntibakagaburire ngo umwana wanjye rwose byari bibabaje nuko umukozi nkajya nirwa njya gushakishiriza umwana wanjye icyarya ubwo muri iyo myaka 15 ubwo ni nkaho hari nka 16 ukubiseho n'umwaka natwisemo nkajya kumushakira icyo kurya finale umwana wanjye aza kurwara nimba ari umusonga sinzi indwara yarwaye mabura umwuka burundu tujya mu bitaro ngeze kwa muganga hamwe nagiye kwa muganga mara ibyumweru 2 ariko nagiye gutaha nashaka gutaha mvuga ni magume wenda tureke iminsi yaba yicuma bigeze nese ko nawe nafite ko mama nawe yari afite undi mugabo urumva ntago nari kujya mu rugo rwe ujya kundi ku mugabo wa mama wawe n'ubundi mwese ari kubafatanya ariko ubwo muri icyo gihe nwite none yanjye kureba nyamugabo ngasanga ari kumwe n'abahoya umugabo twabyaranye ngasanga ari kumwe n'andi bagore nkabona ntacyo mbega nkababwira se bimeze gute ariko kwa namutwariye nkavuga niyo yanca no maso byaba bibaye nashaka ncire cyangwa agiye gutaka yancaga nataga nishimye ngataha nseka kandi yanciriye
yashaka akanamondagura kubera ko rero namutwariye. ubu kugeza uyu munsi ibintu tuganire twatangiye duseka tuvuga ibintu ariko tugeze mu bindi buzima bugize bubabaje bivuze ko mwebwe babiri ngomba kubashaka tukaganira umwe ku giti cye kuko hari abantu baba barahuye n'ibikomere mwahuye nabyo. Kugeza uyu munsi papa wawe umufata nk'iki mu buzima bwawe? Si ibanga si n'iki kugeza isaha wenda bitewe n'ibyo papa yankoreye. Niyo duhuye mu muhanda gutya dushobora no guhura njye nawe turi kumwe ntihagire numenya ko twanabonanye. Nta muntu ujya uvuga ntabwo njya mvugana nawe. Gusa ikindi iyo duhuye gutya ntabwo ansuhuza nanjye simusuhuza. Twese twabuze nawe azaza aca yarambwiye ngo aho yaca yacisha umuriro. Ndaje ndavuga nanjye aho iwacu nacisha umuriro kuko n'undi n'unkunzi nanjye simukunze. Ubwo rero byahura n'akababaro kuko nareze umwana wenda ari wenyine umwana akayegera aho ngaho akajya ambuza amahoro akambwira ese bimeze gute mama papa wanjye ninde nyine bwakubitaga n'abandi bana yamara kubitana n'abandi bana abana akamubwira nako ko papa ari he ko tayatumubona. Ubwo bikajya binira ko ajana akambwira ariko uwo mwabyanye n'umuzi ndabwa no twabyanye ndamuzi ariko n'inzira ndende ko yaranyihakanye. Ihanganishe ihangane yawe bibaho ako bigeze ni hatari ni hatari pe cyane hatari kweli. Yes rero Tony wakoze shana wakoze minari uriya mwana w'umukobwa mu mube hafi igusha ngiye kumuha hafi mva mufashe iki ariko ibiro by'inkumunani by'uburyaryo ufite ugabanya usigarane byibura nk'inusu. Imikubizi sindi umwana mwiza kuko abantu bose barane nje erega twaganiriye nakubonye nturibande uri marine iteranyijeho ibandi uri bandi riteranyijeho yabaga gutwara ntago byemewe mbabarire ikiza nuko mbikubwira nyene ariko uri marine hoya litoni nyine nk'umukobwa w'agaciro w'umunyarwanda. Tony uri Tony y'ibibazo wakoze wakoze na Yemi. Yes kandi yanihanganishe mama Pasteur niryo zina rinamuhaye riranamukwiriye kandi nizere yuko nakomeje kubabwira mu biganiro byacu ndababwira ngo menya nibi TV mwokabyara mu mukurikirane comedy yitwa Irari Comedy iri mu kinyarwanda ariko iri muri translation y'igifaransa. Narababwiye muza n'ibikorwa byanyu byamamaze ako murumva umunwa mfite Imana yankojejeho ikara rya njesi ikara yashyizeho gaze muzane tubamamarize kuri Yawe TV ubundi ujye kuri Instagram ya Yawe TV ukande follow no kuri Yawe TV udufollowing kabisa ubundi nanyi following ni Eminyawe Imana ibaho umugisha mukurikirane ubutumwa bugufi muzagenda mubona mu bintu byiza cyane. Lifestyle ya Vide Frank iri hafi aryameye n'umugore bye.